Perezida murakoze ku bisobanuro mukomeje kugenda mutugezaho, twagira ngo tubamenyeshe ko iyi ari radiyo ya Ruda mukurikiye, akaba wakohereza ubutumwa bwanditse kuri 0783434222 ubutumwa bwawe twabubona. Uyu ni uwitwa Gasangwa aratubaje aterese ko mwatubwiye ngo amateka ya Perezida wa Ruda ngo yavukiye hirya y'inkiko, ngo ese ababyeyi ni abanyarwanda cyangwa ni abagande? Icyo twamusubiza, ababyeyi be ni abanyarwanda. Uwitwa Michel we ari mu Giporoso, we yanditse abaza ati ese ko mwatubwiye ngo yahuriye n'inkuta za gereza, byagiyeho mu buhe buryo, byagenze gute? Rero Michel, icyo twagusubiza ni uko nta kindi, ni ukuri kwari kumuri murimo ashaka kuvuga ko itegeko nshinga ritagombaga guhindurwa hari i Kanombe. Ibyo nibyo byamukurikiranye birinda bimugeza muri gereza, nk'uko tuzagenda tubibasobanurira, agafungwa mu buryo bukomeye. Rero Perezida, turikomeje mu kiganiro cyacu, tuzatunyuramo twakire ibitekerezo by'abantu bari kugenda batwandikira bari ahantu hatandukanye. Witwa Fred uri ku Rusumo we yaranditse ngo musaza ngo arakwemera. Turi kubabona, mukomeze mutwandikire, turagenda tubibagezaho. Rero abanje kubabwira byinshi bitandukanye, reka adusobanurire n'ubundi ku kijyanye n'abanyamakuru, nk'uko nari maze kubona mubaza ngo ese ko twakibaje mukaba ntacyo twakivuzeho, byagenze gute? Ntabwo yakibagiwe, ni uko kuba yari umwarimu mpuzamahanga nk'uko yabibabwiye, ashaka gusobanurira abanyarwanda akabigisha, kandi mukarushaho kugira ubumenyi, natwe tukaba abahanga ku rwego mpuzamahanga. Rero iyi ni radiyo ya Ruda mukomeje gukurikira, mu kohereza ibitekerezo kuri 0783428622. Reka tukomeze tumutega amatwi. Murakoze cyane rwose, icyo kibazo ni cyiza, ni uburyohe kandi ni ubukombe. Nanjye kubera ngira ubukoryo bwinshi nari nakabateze ndebe ko muri bugenderaho mutongeye kwibuka icyo mwari mumbajije. Rwose muri abantu beza, murebuka aho campus direction yigishaga haruguru dira ya dunia, murayoka mu bwonko rwose. Ibyerekezo byanyu mu majyaruguru murareba, muhagaze bwumi, burasirazuba muratekereza cyane, n'iburengerazuba muratekereza, ubwonko burirukanka neza, n'amajyepfo noneho mu mujyi wa Kigali naho nuko. Bityo rero abanyamakuru bacu tubabona nk'abarimu mpuzamahanga bigisha amahanga bakayegeranya ku nkoranyambaga zitandukanye, noneho no ku nsakaza majwi n'insakaza amashusho zitandukanye, haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero nge Perezida wa Ruda, Perezida wa Ruda, Perezida nyaperezida, Perezida w'akataraboneka, Perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, musaza w'akataraboneka, abanyamakuru bose ku rwego mpuzamahanga turabakunda, turabashima, turabashimiye kubiga imirimo yanyu y'intashyikirwa mukora, mudakuraho amaboko yanyu, mwahora afata za mikoro muzitunga abantu mu buryo bukwiriye, kandi mwigomwa amanywa n'amajoro. Bityo rero mwabanyamakuru mwe muri abantu bakataraboneka hirya no hino ku isi, ariko twagaruka hano iwacu Rwanda mukaba ubukombe hose. Mwabanyamakuru mwe muri abakataraboneka, mukora neza cyane, wagira ngo mwese muri abaruda ku isi. Rwose abaruda ndababatuye, n'abana beza, ni ibitsina byombi, ni abasaza n'abakecuru, bikwerere, abangavu, noneho ingimbi, bikwerere, habamo inkumi ziri hariya, abasore hariya, noneho abana barimo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, mwese turabasuhuza. Noneho n'abari muri za kaminuza, mukomeze muminuze mu ishami ry'itangazamakuru, muzabe abahanga, muzatangaze amakuru ya Ruda mu mbumbe uko yakabaye. Bityo rero ntihazagire umuntu gutekinika utangaza ibitari byo,
mujye mutangaza amakuru nyamakuru, amakuru y'akataraboneka. Rwose mwa banyamakuru mwe muri abarimu mpuzamahanga n'abaruda bose twarabasobanuriye tute abatangazamakuru n'abanyamakuru bose mubiteho kandi mubasigasire, kuko nimubasigasira nibo bazatangaza amakuru yanyu hirya no hino ku isi, n'imishinga yanyu bayitangaze yamamare bayamamaze sinababwira. Noneho bagira porogaramu nyinshi ubwo n'iza gahunda zo hirya no hino mu gusakaza amakuru mu majwi no mu mashusho, abafashe hasi no hejuru mu byerekezo byose. Bityo rero itangazamakuru n'abanyamakuru bashinzwe kuritangaza gukwirakwiza amakuru yose aturuka mu byerekezo byose, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo, bashingiye no mu mirwa ya buri gihugu ku isi hose, ni abanyamakuru mpuzamahanga babikora kimwuga. Bityo rero umwuga wabo ni umwuga w'intashyikirwa, ukorwa n'abahanga n'ibihangange ku isi, aho abanyapolitike benshi batabigereranya, batashobora gukora imirimo yabo nk'iyo bakora mu bwitange bigomwa byose, bakabaho nabi, imvura ikabanyagira bajya gutara amakuru, bagakora ingendo ndende, rwose ugasanga biratangaje. Noneho abanyamakuru bakajya hirya no hino mu byaro, muri remote areas, aha abategetsi abanyapolitike batinya kugera. Umunyamakuru ntahamukanga hose, no mu manegeka bamanukayo, rwose no mu buvumo bacukura amabuye y'agaciro bagerayo hose, n'abasenga aho basengera hose abanyamakuru ntibahatangwa. Noneho wajya ku rwego mpuzamahanga, wagera hirya no hino mu bacuruza, abanyamakuru baba bahasesekaye. Noneho wajya hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga mu mijyi hose bahatanze abanyamakuru n'abarimu bo hirya no hino bo bahageze mbere. Noneho bakarembuza abanyamakuru bene wabo babasheyaringa ku makuru bamaze kubona mbere, noneho bagakomezanya n'ayo mashasha avutse, utitaye ku cyerekezo icyo ari cyo cyose bayakuyemo, kuko bo bayatangaza mu mbumbe uko yakabaye. Bityo rero abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga mbahaye ikiganza cy'iburyo, mukomere kandi mukomerezaho, kandi rwose ntihakagire ubakoraho, kandi uwabakoraho nyerera atakare muri boridire, mwe mwikomereze aho Imana ibibatsindiye icy'umutwe n'icyo hasi. Noneho banyamakuru muzagira umutekano, umudendezo, muzabe ubukombe, muvuge amakuru yo hirya no hino yose, yaba meza muyatangaze, n'ayo mabi yose muyabwire rubanda. Noneho abikosora bikosore, abo bireba nabo bacike kuri iyo ngeso. Nimba ari byiza abo bireba nabo bakomerezaho, kandi bakore ibyiza nabo bazabe intashyikirwa, babikore kimwuga nk'abanyamakuru n'itangazamakuru. Noneho amakuru ni shingiro, amakuru ni n'ishingiro ry'ubukungu ryose. Yo nta makuru nta kumenya amasoko aho aherereye. Amasoko ni amasoko y'ubukungu. Noneho itangazamakuru ni mukuru w'amasoko. Ni amasoko afite amasoko imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, kuko amakuru niryo shingiro ry'amasoko yose. Iyo ushaka amasoko hirya no hino ubaza itangazamakuru. Wabaza abanyamakuru ngo amasoko ari hehe, bagutungira agatoki, hariya rirahari n'ahariya arahari, no hepfo n'inyuma hose arahari mu Rwanda. Ariko amasoko n'amasoko yayo agomba kuba afite ahashingira, agomba gushingira ku musaruro mwinshi. Noneho abakeneye uwo musaruro bakaba ari abaringaniye cyangwa bake. Bityo rero bakihaza mu biribwa imbere mu gihugu, ibisagutse tukabitunganya mu nganda tukabihunika se, noneho tukabishyira mu supermarkets, ibindi tukagemura mu mahanga, mu bashonje hose, tugatahana amadolari, ayo madovize tugashyira muri beneri. Bityo rero iryo terambere n'ubukungu tuba tugezeho tuba tubikesha itangazamakuru. Abanyamakuru n'abakataraboneka ndababatuye, banyarwanda banyarwandakazi, muzakunde itangazamakuru na ba nyiraryo, barikora kimwuga, kandi abanyamakuru nibo bagenda babamenyesha amashuri abanza n'ayisumbuye y'abahanga n'abarimu aho baherereye,
kaminuza z'abahanga aho ziherereye, noneho bakabahamagara babakoresha n'ibiganiro babatunga mikoro, noneho babashyira no ku mashusho imboneza kure, none kababonesha hose bakamenyekana ko ari abarimu mpuzamahanga, noneho bakaba babaye abarimu bombi. Ubwo mwarimu wigisha itangazamakuru na mwarimu wigisha ibisigaye byose, umukuru ninde? Birumvikana umukuru ni mwarimu wigisha itangazamakuru kuri tere. Uwo nta wundi ni nka perezida wa RUDA mu Rwanda hose, mwarimu mpuzamahanga w'akataraboneka, perezida nyaperezida, umunyapolitike mwiza w'akataraboneka, umunyapolitike ushingiye hano iwacu i Rwanda, mwarimu mpuzamahanga wigisha by'itangazamakuru bose bagakizwa bagafashwa, mwarimu w'akataraboneka uvuga gahoro bakamwumviriza cyane, mu gihe umutegetsi avuga cyane akavugira kuri mikoro ntibanamwumve na buhoro. Rwose ugasanga mikoro amabuye arashirira bwerere, noneho mwarimu mpuzamahanga barafinda Sekikubo Fred yavuga gahoro bose bakamwumviriza cyane ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero uwo niwe mwarimu nyamwarimu, umunyapolitike mwiza w'akataraboneka ndamubatuye, nituye Abanyarwanda kuko ndi umutungo wabo bwite, nkaba ndi umutungo w'Abanyafurika bwite, nkaba ndi umutungo w'isi, Abanyafurika bakavuga ntawudutanga. Bityo rero East Africa mwese muraho, mukore itangazamakuru muritangaze, turabemera. Abanyamakuru mwese muri Afurika muraho, mukomere kandi mukomerezaho, mutare amakuru, mugire ngo n'inzuki zitarama ubuki hirya no hino mu ndabyo zose ku isi. Namwe mutare amakuru hose mu bihugu, mu turere twose, mu mirenge, mu tugari n'imidugudu ya buri gihugu, noneho muyegeranye, noneho muyatangarize isi yose itangare yumirwe. Bavuga abanyamakuru bo muri iki kinyejana cya 21 muri abahanga, muri bihangange, bitewe na perezida wa RUDA wababereye umusemburo, akora mukorogo rwose, yubaka itangazamakuru mu bwonko, noneho akoze mukorogo abanyeshuri mu mashuri yigisha itangazamakuru bafatira kuri urwo ruzitiro, itangazamakuru ribaye ubukombe, riba rifashe hasi no hejuru, ryubatse purafo, noneho mu gutangaza amakuru yatangaza amakuru rwose Imana ikavuga muri abanyamakuru ndabemeye muzagana ijuru, amarembo ndaba yabakinguriye, uzababuza we ntazabishobora. Banyamakuru muzaba mugendaho hirya no hino, nta mipaka nta rutangirizi. Imana ibarinda, ikabarindira mikoro, ikabarindira kamera, ikabarindira buri kimwe cyose igikoresho mukoresha mu kazi kanyu. Mukomeze mwitungeho, mwigwizeho ibikoresho, ntihagire amakuru abacika hirya no hino. Murakaze kandi mukora imirimo y'inashyikirwa. Abanyamakuru rero mukomeze mubeho, musonje muhishiwe. Twabaruda turaje, tuzateza imbere itangazamakuru kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane tumaze gusobanurira amahanga n'Abanyarwanda baturiye amahanga hose ku isi. Nose abanyamakuru murangwe no kwihangana, twe tuje guteza imbere itangazamakuru ry'abandika, ibinyamakuru byandika, noneho abandika ku mpapuro, abandika ku mudasobwa ubwo murandasi, noneho abandika bakajya gusomera kuri mikoro za radiyo, namwe ababigaragaza kuri mikoro za televiziyo. Mwese abanyamakuru bose, abakorera kuri YouTube, abakorera kuri Facebook, kuri Twitter, Google Plus, n'abakorera kuri wa@ruda.tk, rwose mwese mujye muva hasi mukore akazi kanyu kimwuga, kandi mugakorana umwete n'umurava, kandi imirimo mwerekezeho amaboko muyikorana umwete, ubushake, umurava, rwose bizabe ari indangagaciro zanyu, kandi ntimukagamburuzwe. Uwashaka kubitambika imbere ajya nyerera atakare muri boridire. Mwe mukomeze mugende mutara amakuru hirya no hino, muyatangariza Abanyarwanda, abanya East Africa, Abanyafurika n'isi yose. Itangazamakuru mushonje muhishiwe, tugiye tuzaba bubakira inzu ndanga
ndangamurage y'itangazamakuru, ibinyamakuru n'amakopi byose muzaba mwaranditse byose bizajya bihunika umwo. Abana bacu bazavuka, abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure, bazasanga iyo nyubako ihari ibitsa amakuru karahanyuze, amakuru yose yahabayeho hose yose ahunitse aho, nabo bazayasome batangare bumirwe, bazamenye ibyaranze base na basekuru na basekuruza babo, ba nyirakuru na ba nyirakuruza babo utabirengagije. Bityo rero itangazamakuru tuzariteza imbere nk'uko naryanditse mu gitabo cy'itangazamakuru cy'abaruda ku ngingo yiteza imbere itangazamakuru. Mu itangazamakuru rwose tuzateza imbere abanyamakuru b'itangazamakuru ritandukanye, baba b'amashusho, ab'amajwi, abandika, mwese mushonze muhishiwe rwose. muri abarimu mpuzamahanga nk'uko navuye ruguru mbisobanura, muraba kataraboneka, ahubwo utabashima rwose ashobora kuba ari umwana w'ingayi. Kuki adashima iby'abanyamakuru bakora? Abanyamakuru n'abakataraboneka, abanyamakuru barakwamamaza, ujya kurahira, uri mu kurahira, wasoza kurahira bagakomeza bagatangaza ibyawe, wayobora bakabitangaza, wategeka bakabitangaza, wajya mu mahanga bakabitangaza, wagaruka bakabitangaza, utirengagije ibyo wavugiye mu mahanga ko babitangaza. Kwa abanyamakuru babitsa amakuru yawe yose kuva wavuka kugeza ubu uriwe. Abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga nabagusobanuriye kuki umunyamakuru umureba ukamuha umushahara muke utagendanye n'ibiciro mpuzamahanga by'amasoko uhereye imbere mu gihugu no mu karere ka East Africa na Africa n'isi yose. Umunyamakuru n'umwarimu ni nk'umusirikare, ni nk'umwarimu mu mashuri abanza n'ayisumbuye na za kaminuza. Bityo rero twe tuze kuzamura abarimu nibo bazajya bahembwa ya mbere, umusirikare akurikireho, umuganga akurikireho, n'abandi bakozi bose ba leta muri za minisiteri zose zacu z'abaruda, minisiteri 200. Bityo rero mwese mushonze muhishiwe, imirimo igiye kuvuka, abanyamakuru bagiye kubona imirimo, bagiye gutangaza amakuru yimbitse, amakuru yose. Noneho amakuru mabi tuyakuremo isomo, tumenye ibyo tukosora, tubibyaza umusaruro, noneho avemo amakuru meza n'ibyiza. Noneho tuzavuga itangazamakuru mwari abarimu mpuzamahanga koko mwatangaje ibintu bitashobokaga, abantu babonaga ko ari bibi badashaka ko mubitangaza, noneho mubishiriye ahabona abahanga babihinduramo ibyiza, noneho nabyo bivuyemo imirimo. Noneho iryo ryiswe ikosora rizanywe n'abaruda, change the bad into good, uhindure cyari kibu gihindura icyiza. Noneho umunyamakuru uri umwarimu mpuzamahanga, batemera bazemera, mubihorere, mwe mukomeze mukora akazi kanyu. Ruda ibahaye go ahead, mukomeze mukwakwanye amasaha 28, mwikorere imirimo nk'abikorera, mwirukanka inyuma y'urushinge rw'isaha mutara amakuru hirya no hino, haba mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. Ayo yose nzayababaza, ndi perezida wa Ruda. Bityo rero banyamakuru muri abana beza, muri abakataraboneka rwose, mbatuye isi yose izabasigasire, ntihazagira umunyapolitiki uguhohotera. Nuzaguhohotera tuzamuca miliyari y'amadolari, bazabe babizi neza, bitewe n'igihugu icyo ari cyo. Nuguhohoterwa muri Amerika ubwo amadolari miliyari bazabe bayiteze, nuhohotererwa i Rwanda miliyari y'amanyarwanda babe bayiteze. Abanyapolitike twabaruda turaje, naguhohoterera hehe mu gihugu n'amafaranga y'icyo gihugu uzahohotererwamo, uwo muzaguhohotera azajya acibwa ayo mande ayaha umunyamakuru wasagariwe. Noneho nitubonamo n'akaboko ka leta, bafatanye n'iyo leta icibwe ayo mafaranga. Noneho leta nibikora tuzayica arenze miliyari. Birumvikana kuko ni iryo riba rigize ijisho rireba cyane, rikanuye cyane, rishaka guhohotera abanyamakuru. Mwa abanyamakuru nimukajye mwita kuri iryo jisho ribakanurira cyane, ribakanga ribatera ubwoba rimwe, mujye mwita
ku majisho menshi y'abaturiye isi babareba n'umurimo mukora w'intashyikirwa. Mukomeze mukora imirimo, kuko aho gutinya ijisho rimwe mujye mutinya amajisho menshi, kuko niyo afite icyo yabatwara. Naho uwo umwe niyo yakigutwara hano ku isi ntacyo azagutwara mu ijuru, kuko ashobora kuziburayo. reka dushimire perezida wacu, perezida w'u Rwanda, perezida wa East Africa, perezida wa Afurika yose ndetse n'isi yose muri rusange, akaba atugejeho ikiganiro cyiza ku banyamakuru aho muri hose. Tubashimire ku bitekerezo byiza mwagiye mutanga, kandi twumva ko perezida wa RUDA yitaye ku itangazamakuru cyane, itangazamakuru ry'umwuga. Twumva ko ari itangazamakuru ritazahengama, rizavugisha ukuri uko kuri, ndetse n'ibitagenda neza rikabivuga. Reka tumushimire, reka abasezereho. Yego rwose, nanjye ndabashimiye mwa banyamakuru mwe, mukataze mukore amasaha 24, muteze imbere uburezi butera imbere, muteze imbere ubucuruzi buzatera imbere, muteze imbere ubuyobozi bw'abaruda bw'inzego z'ibanze, kandi mujye mureba kode z'abaruda mwicecekere, muzazitangaza umunsi wo kurahira. Buri muruda zaba yambaye suti neza, n'abandi bazaba bakenyeye. Noneho nitujya kurahira abantu bose bazatungurwa, bazasanga igihugu cyose bari abaruda. Noneho tuzamanuka mu rukiko rw'ikirenga kujya kurahira. Noneho perezida w'urukiko rw'ikirenga azaba ari hariya, n'amahanga yose tuzabatumira. Noneho n'akarere k'ibiyaga bigari bazategura ibibuga byose mpuzamahanga by'indege. Amahanga yose azazana indege zose baparika aho mu mahanga baze kurahiza perezida wa RUDA. Bityo rero nta muntu wese w'umuyobozi uzasigara ku isi, bose bazaza. Noneho bazabona ko RUDA yari ubukombe, RUDA ni uburyohe. Noneho niho tuzahera tuvuga tuti umusemburo mbarutso wo gufata u Rwanda tukarugira umurwa mukuru wa Afurika biratangiye. Icyo ni cy'umutwe n'icyo hasi tuzaba dutsinze mu ikubitiro, bose babireba. Hanyuma Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi ku mpamvu nziza nyinshi 2020. Noneho kuri Afurika ku mpamvu nziza nyinshi 2,000. Ku Rwanda ni impamvu nziza nyinshi impamvu 200 ku rwego rw'u Rwanda. Noneho n'igitabo cya RUDA izo mpamvu zikubiyemo 200 mwagisanga kuri wa@ruda.tk. iyo mukiritse muramanuka mukagisangayo. No kuri Facebook kirahari, no kuri Twitter kirahari, ushiramo RUDA cyangwa Barafinda Sekikubo Fred ugasakinga. YouTube hose mujye mushira Barafinda Sekikubo Fred, mukurikire gahunda zose za RUDA n'abaruda. Noneho RUDA ni ubukombe, ni uburyohe, RUDA ni yanyu, RUDA ntacyo yababurana. RUDA rwose izabasubiza ubutaka abanyarwandakazi mwese. Abanyamakuru muzabe ibyo muri tayari kuzabitangaza. Tuzarahira tuvuga turahiriye gukuraho imisoro ku butaka gakondo Kanani y'Abanyarwanda twayihawe n'ubuntu n'Imana, tutaguze tutanaguranye, kuko munaguranye yaguhenda, munaguze yanaguhenda, kuko Imana ntihenda. Uwo nguwo wese wihaye kubukodesha abaturage b'Abanyarwanda yarabugize ubwe, abandi bose akabagira abapangayi. Imana iramuruzi, wagira ngo nanone yibereye ikiramuruzi, ariko Imana iba hose. Sinabahisha kuba ihagaze ikiramuruzi kano kanya, kuko buriya niyo impaye iri jambo nge perezida wa RUDA ndigeze ku isi risakare. Mwese mvuge gahoro muryumvirize cyane, mu gihe abategetsi bavuga cyane kuri mikoro ziranguruye kandi ntibabumve, ugasanga bashizeho n'ibihano ngo inote ya 5 utari bwitabire inama ngo arayicibwa. Imfura ya Beneri ngo baramucangwa amafaranga ntiyagiye mu Rwanda. Kirazira. Umunsi w'umuganda tuzawushiraho ubu munsi wo gushingira bene igihugu. Abakobwa n'abahungu mushonje muhishiwe, abo divorce yasenye turaze tubahurize ku rwego rw'umudugudu, twongere tububakire musubirane n'abana banyu. Abamarana imyaka 10 tubahe impamyamenyi yo ku rwego rwa kaminuza, abongera indi myaka 10 tubongera indi impamyamenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga. Bityo rero abanyamakuru muzatangaza ibyo, mutangaza ubukungu bugiye kuba ubukombe mu karere k'ibiyaga bigari Afurika.
noneho dushingiye hano iwacu i Rwanda. Noneho muzasanga ruda yari yariteguye kuva kare kose. Ruda wagira ngo imaze imyaka 10,000 yarateguye gahunda. Ruda ni uburyohe, ni ubukombe, ndayibatuye.